Iya ikibabaje ni uko agasobanuye twerekaga abana abakuru tutazongera kukabereka kuko bagiye ku mashuri. Iya ariko nanone nyuma yo ko bajya ku ishuri, hano twebwe twishimiye yuko turi gutanga ibicuruzwa neza, abanyeshuri bafunguye bari kubigura, amafaranga ari kwinjira, agashoro niko gafilime ntaho gacikiye. Kandi ndashishikariza abantu bose kuri MDTV ko bagomba kukarebera neza karyoherwa ubuzima. Ese nawe waba wifuza kuryoherwa n'ubuzima bwa filimi? Dore hano turishimye, turanezerewe kandi dushaka kubagezaho byinshi cyane. Turabakunda cyane, ihangane ukore subscribe kuri MDTV ujye ureba agafilimi kose gasobanuye, kandi tugiye gutangira tubasobanurire buri kimwe cyose. Ibi byishimo dufite nibyo dukura kuri mwebwe, aka gashoro tubona nako dukura kuri mwebwe. Kuba ducuruza tukunguka, kuba tubaho tukareba filimi, kuba twishima ni mwebwe. Iyi filimi izaza ari umuriro. Ndashimira abantu bose bakora subscribe, kuko bakomeza bagakora subscribe notification batayibagiwe, tukajya turyoherwa n'ubuzima, isi yose ikaryoherwa tukaryoherwa. Muri iyi si nabonye nta kintu na kimwe kiruta kwishima. Urabona ko ibyishimo birashakishwa, kandi kwishimira yuko umuntu akora akunguka ni byiza. Buriya ni byiza iyo uremeye umuntu ukamuha subscribe, nawe uhabwa umugisha w'ibindi byinshi utazi byiza biri gutegereje. Kugira ngo unezerwe neza ni uko uzakora ibintu byawe byose byiza ubishyizemo umuhate, wishimye kandi uri gukora neza, kubera yuko niyo wishimira ibyo ukora byose biba ari byiza cyane kandi nta na kimwe kikugora. Dore hano nari nishimiye kuko njyewe ndakora kandi nishimira ibyo nkora, imbaraga ni zose. Turashishikariza abanyeshuri bose bagiye mu masomo ko baba basubitse kureba agafilimi, noneho tugatangirana n'abasangwa batiga. Hano kuri MDTV tubaha ibyishimo tukishima. Nimba nawe ushaka kwishima, ngwino hano utwegere tuganire twishimane, kuko business niyo ya mbere. Kandi nawe nimba ushaka gukomeza udukurikirane hano kuri MDTV ukora subscribe notification, byose bikugerere twishimire hamwe. Agasobanuye ni kose kararyoha. Reba nk'uyu mudamu, iyi filimi tugiye kuzayerekana iminsi yose. Nimba ushaka kuyikurikirana, komeza urebe MDTV, komeza wishimire ibyo ukora, kandi ibyo ukora ntibikaguca intege, ntibikaguce n'urubanza, ahubwo ubishyiremo imbaraga, ibyishimo, umuhate. Byose icyo ushaka uzakigeraho nta maka, kubera yuko nubigira ubuzima nubugira bubi buzakubana bubi, ariko nuriha intego kubugira bwiza buzakubana bwiza. Reka kugira ibintu waba ubigire wane, kuko wane ni nziza. kandi ukomeze ushyiremo imbaraga, umuhate, akazi kose ukora kazakugeza ku keza. Ushobora kuba uri guponda ibyondo ejo, ariko ejo ukazaba utwaye imodoka. Ushobora kuba utwaye imodoka none, ejo ukazaba utwaye indege. Komeza rero ushyire umuhate mu kazi kawe, ukore wishimye. Umuhate niwo wa mbere, amahoro n'Imana. Aka video turaza kukabona mu minsi vuba bidatinza. Ku gafilimi karaba karyoshye, gakeye, gakubita kabisa, namwe mwirebere. Ntucikwe kandi ibihe turimo rwose ntucikwe cyane. Turaza kubireba bidatinze nk'uko muri kubyumva, urusaku aba ari rwose kubera uburyohe, kandi ibintu byose biba ari sawa. wane kamu barasaba ugomba kurya sho, kandi ntucikwe rwose, nta cyaruta ubuzima. Ugomba kurya sho, iyereka kubita umuziki, kubita sho. Manza wirebere hano, uze tuguhe ibicuruzwa byose ushaka. Tumanze tugukubitiremo udukweto, tumanze tugukubitiremo udukoresho tw'abanyeshuri. Yogera amaji kubita zamuka isirani man. Ntucike gusa, ugomba kuza tukarya isi, kongeza volume.